Muy buenos días, amables amigos. Mwiriweho bakundwa nshuti bene data ndetse n'abakozi b'Imana muteraniye hano ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye. Icyampa ngo imigisha ya Kristo marayika w'isezerano ibe kuri mwebwe mwese ndetse no kuri nge, kandi aduhishurira ibyanditswe muri uyu mwanya, nuko atwigishe ijambo rye biciye mu mwuka we wera muri uyu mwanya ndetse n'igihe cyose. Dutahije misiyoneri Revera Miguel Bermudez Marin hariya aho ari muri uyu mwanya, ndetse n'abakozi b'Imana bose bateraniye hamwe nawe hariya, ndetse n'abakozi b'Imana bose bateraniye mu bihugu bitandukanye. Muri uyu mwanya dusome icyanditswe dusanga umurongo w'icyanditswe utubwira muri Hagayi ibice 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Haravuga ngo mu kwezi kwa 7 ku munsi wa 21 wako, ijambo ry'Uwiteka riza rizanwe n'umuhanuzi Hagayi riti, bwira Zerubabeli mwene Shealutiyeli umutegeka w'Ubuyuda na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru n'abasigaye bo muri ubwo bwoko uti, mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza uru rusengero rwahoranye mbere? Kuri ubu rurasa rute? uko mururuzi si nk'ubusa. Ariko rero komera Zerubabeli we, ni ko Uwiteka avuga. Urumva, ni ko Uwiteka avuga. Kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu, kandi mukore kuko ndi kumwe namwe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Urumva, ni ko Uwiteka avuga. Nk'uko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa, umwuka wanjye nk'uko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa, umwuka wanjye akaba ari muri mwe, ntimutinye. Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayizuzamo ubwiza, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ifeza ni izanjye n'izahabu nazo ni izanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Icyampa ngo Imana iheshe umugisha ubugingo bwacu ikoresheje ijambo ryawe, kandi twemerere kubisobanukirwa. Isomo ryacu ni amasezerano ndetse n'ubuhanuzi mu ihema rinini katedrali. Mushobora kwicara nyamuneka nimba mubishaka. Muri iki cyanditswe dusomye harimo isezerano ry'ukugarurwa no gusanwa n'ukugarurwa
para estar en esa casa ko kugaragara kw'Imana y que la gloria kugira ngo kube postrera muri iyo nzu, de la casa kandi ko ubwiza bwa nyuma bw'iyo nzu bw'urusengero rw'Imana buzaba bukomeye primera. kurenza ubwabanje bwa mbere. Esto nos habla de la restauración Ibyo biratubwira bituganisha del templo ku allá gusanwa k'urusengero hariya, en cuanto al cumplimiento de esa profecía ariho a corto alcance, ibijyanye no gusohozwa k'ubu buhanuzi corto tiempo, o el tiempo presente biba mu gahe correspondiente gahinnye cyangwa a los se días muri icyo de gihe Zorobabel, cyari el kijyanye sacerdote Josué. n'iriya minsi ya Zerubabeli ndetse n'umutambyi Tiene múltiple mukuru Yoshuwa. cumplimiento. Muri ubu buhanuzi harimo ugusohozwa kwabwo k'uburyo bwinshi, ugusohozwa k'uburyo bwinshi Las demás gufitwe n'ubu buhanuzi, nk'uko bimeze no ku bundi buhanuzi bundi. Mu gihe Imana algo igiye gukora ikintu runaka kimeze nk'icyo yamaze gukora mu gihe cyatambutse, profecía ubwo buhanuzi bumwe nk'ubwo nuevamente burongera bugasohora bundi bushya, bugasohorera ku bantu bashya en ndetse bugasohorera no mu kandi gace kandi que es el paralelo wenda o equivalente inshuro al zimwe na tiempo zimwe, donde se cumplió ariko bikaba neza neza bibangikanye bimeze nko muri ka gace byasohoreyemo bwa mbere. podemos mirar Mu también kuba como Dios dice dusobanukiwe ibi bintu, noneho dushobora kureba ndetse buryo ki Imana yabwiye Isiraheli mu kuva ibice bine umurongo wa 21 kugeza ku wa 25, es mi hijo, mi ati Isiraheli ni umwana wanjye, umwana wanjye w'imfura. por consiguiente de Egipto Nuko rero muri ubwo buryo a Israel mu Misiri Imana yahamagaye Isiraheli, prometida, ihamagara kujya mu gihugu cy'isezerano nk'igihugu, nk'abantu, la única nación, el único igihugu pueblo kimwe rukumbi ndetse n'ishyanga rimwe rukumbi, kubera ko Imana ikorana na Isiraheli nk'igihugu, nk'ishyanga. la única nación o pueblo Igihugu kimwe rukumbi cyangwa se ishyanga rimwe que está rukumbi señalado en la escritura rigaragazwa n'ibyanditswe que su ko primogénito, su hijo ari wo primogénito es Israel. umwana w'imfura, umwana wayo w'imfura ni Isiraheli. Las Ni muri ubwo buryo bendiciones rero de primogenitura imigisha y'umurage w'ubufura tocan Israel. igenewe Isiraheli mu buryo bwo ku isi, Y kandi cuando mu gihe Jesús, Yesu siendo un niñito, akiri akana gatoya, fue llevado a Egipto, por akiri los uruhinja que yajyanwe mu estaban Misiri, buscando a los niños, ajyanwe na Yosefu ndetse na Mariya, kubera ko barimo bashakisha abana b'abahungu, bari barimo bashakisha abana b'abahungu b'imyaka 2 gusubiza inyuma kugira ngo babice. Umwami Herode de 2 años, yategetse ko hicwa abana b'abahungu b'imyaka 2 ugasubiza inyuma, kubera ko abanyabwenge preguntando, ¿no? bageze i Yerusalemu barabaza ngo ese ni hehe hari umwami w'Abayuda wavutse, kubera ko twabonye inyenyeri ye iburasirazuba. Viviendo ellos en el oriente, Bo bari batuye miraban hacia Jerusalén, iburasirazuba, o sea, su mirada nuko era bagahanga amaso i Yerusalemu, urumva, muri Isiraheli. de allá, Ni ukuvuga ngo de la bahanze parte amaso oriental, bari hariya muri kiriya gice cy'iburasirazuba, de la parte igice oriental de Israel, cy'iburasirazuba, noneho barimo aho hari iburasirazuba bwa Isiraheli, barimo hacia bari aho muri icyo gice, Irán, muri icyo gice cy'Abarabu, de los caldeos, hariya muri Irani, los territorios, muri Uru y'Abakaludaya ndetse no muri turiya duce y los twose. sabios, Nuko abanyabwenge que en esos tiempos, como en nuestro tiempo, bo muri biriya bihe nk'uko bimeze no mu gihe cyacu, barateranaga. Nuko muri kiriya gihe la astrología, iby'ubumenyi bujyanye n'ikirere n'inyenyeri, ellos noneho observaban ndetse no kwiga ibijyanye n'imibumbe byabaga bishyizwe hamwe. Nuko bo rero babigenzuraga neza bitonze, kubera ko mbere y'uko Imana ikora ibintu ku isi ikabihasohoreza, ibigaragariza ku ijuru, kubera ko la Biblia. iyo niyo Bibiliya ya mbere. Y luego que tenemos la Biblia Kandi escrita, concuerda nyuma y'uko tugize Bibiliya yanditswe, la primera Biblia, yaje ihujwe na Bibiliya ya mbere yo ku ijuru. todas esas estrellas y galaxias, Ziriya nyenyeri zose n'amagalagisi, imibumbe iri hamwe, y todo esto ndetse del na cielo. zodiyake, Recuerden ndetse que na biriya Dios byose biri dijo, ku ijuru. Mwibuke ko Imana yabwiye Aburahamu ko urubyaro rwe ruzangana n'inyenyeri zo ku ijuru.
Por consiguiente, cada simiente de Dios, nuko rero buri mbuto yose y'Imana simiente de Abraham, ihinduka imbuto, urubyaro rwa Aburahamu, ikaba ishushanywa, igaragarizwa mu ruhurirane rw'inyenyeri. en el libro de Números, Mesiya umutware mu gitabo cyo kubara también aho naho nawe agereranywa n'inyenyeri. por ahí, por Números, Hariya mu kubara por el capítulo 20, mu bice 20 nos habla hatubwira acerca de esto. ku bijyanye n'ibyo. 24, 24 verso umurongo de Balán, hablando. icyo ni igihe ubwo Balamu yarimo avuga, Profeta, pero amaba el dinero. yari umuhanuzi ariko yakundaga amafaranga, Era de la descendencia yari ukomoka de Edom, muri Edomu, y eso es Esaú. kandi uwo ni Esawu. Dice, Haravuga, esto fue cuando Balac, ibyo byabaye igihe Baraki rey de esa región, umwami w'iriya ntara, quería que maldijera, ubwo yifuzaga ko amuvumira Isiraheli, pero él decía, ariko aravuga, por ejemplo, en nk'urugero el capítulo 23, mu bice 23 kugira ngo donde declara, tubashe kugira icyo gitekerezo mu buryo busesuye. Dios le había dicho que Imana hablara lo que Dios, yari yaramubwiye ko yagombaga kuvuga icyo Imana yagombaga gushyira ku minwa ye kugira ngo akivuge. ¿por qué se podía acercar Kubera iki Balán a Dios y hablar con Dios y Dios con Balamu yabashaga kwegera Imana nuko akavugana n'Imana, n'Imana ikavugana nawe? era profeta? Kimwe nuko yari umuhanuzi, yari afite konsiyanse ebyiri ziri hamwe mu buryo yabashaga kubona ndetse akanumva Imana mu yindi dimansiyo, mu kindi kirere. Sabía Ikindi cómo acercarse. nuko yari azi uburyo bwo kwegera Imana. Se acercaba Yegeraga Imana realizando los atambye ibitambo byabugenewe, porque la persona no se kubera puede ko acercar a umuntu Dios ntabwo yabasha kwegera sin un Imana sacrificio mu gihe en el hatariho Antiguo igitambo Testamento que mu cubriera, isezerano rya kera aricyo cyatwikiraga ibyaha. porque si se acercaba a Dios, Kubera ko nk'iyo yegeraga Imana yarapfaga, pasó a los hijos de nka biriya byabaye ku bahungu ba en Aroni el capítulo 10 mu bice 10 de Levítico, en by'Abalewi, el capítulo 16, ndetse mu bice 16 Imana yabwiye Aroni na Mose que solamente una vez al ko año gusa pueden entrar inshuro en imwe el mu lugar mwaka aribwo santísimo. yabashaga kwinjira ahera cyane, Tiene que ser con sangre, la sangre kandi yagombaga kubikora afite amaraso y'impongano, se efectuaba ariyo desde el mes séptimo yatambwaga ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 kwa buri mwaka. Wabaga ari umunsi wo kwinjira ahera cyane, nuko akajyana amaraso y'impongano akayashyira ku ntebe y'ihongerero. si Nk'iyo sin sangre el lugar yari santísimo. kwinjira adafite amaraso akinjira ahera cyane, yari La gupfa. presencia de Dios Ukugaragara kw'Imana kwabaga kuri hariya mu nkingi y'umuriro los quemaba. kwaramutwikaga kukamukongora. Ibyo nibyo byabaye En el capítulo 10. ku bahungu ba Aroni mu bice 10 by'Abalewi. Por eso en el capítulo 23 Iyo niyo mpamvu mu bice 22 de Números dice, mu kubara havuga, el día siguiente Balac tomó a mu gitondo Baraki ajyana Balamu subir a amuzamura Bamot de Baal, umusozi y witwa desde allí Bamot llegó Bayar, a los más yitegera impera imwe o sea, del y'ubwo bwoko. Urumva,
de los hijos de Israel, yitegera abana ba Isiraheli, los cuales habitaban. aribo baturaga mu mahema cyangwa se amahema. Mire de dónde vienen las carpas. Nimurebe aho amahema aturuka, amahema ndetse El tabernáculo, templo, no n'ingando cyangwa se urusengero rw'Imana hagati hebreos, mu Baheburayo viajando por el desierto, bakora urugendo mu butayu. era un tabernáculo, Yari ingando, una carpa ihema construida rikozwe con pieles. mu mpu, Y allí estaba la kandi presencia de hariya Dios. hari ukugaragara kw'Imana. Aún Abraham también Ndetse na Aburahamu nawe mu gihe cye vivía. yatuye mu ihema, Y también ndetse su descendencia. n'abamukomokamo. O sea, que está ligado Urumva ko ibyo el asunto bihura, de las carpas, está ligado al pueblo ibijyanye hebreo. n'amahema bihuzwa n'ubwoko bw'Abaheburayo ndetse n'abakomoka muri Aburahamu Y a Moisés. ndetse na Mose. Moisés viniendo con el pueblo, Mose yazanye n'abantu, traía un pueblo azana abantu que era protegido de las aribo inclemencias del tiempo. babaga barinzwe Se detenían ubushyuhe bwinshi viviendo esa muri icyo temporada. gihe, ubwo babaga bahagaze Un mes o un año, mu gahe gatoya, yaba ari icyumweru cyangwa se ukwezi cyangwa umwaka, bakaba bari mu mahema. recogiendo el alimento, Nuko bagakusanya ibyo kurya iminsi yose mu gitondo, el maná. manu, Pues nyuma también n'inyama nazo en aves. z'ibiguruka, inkware zamanutse. Ahora Balaam sabía cómo Rero acercarse a Balamu Dios. yari azi uburyo bwo kwegera Imana. Toda persona Buri muntu wese tiempo mu gihe icyo ari cyo cyose, ha tenido que acercarse a Dios cuando ha querido iyo acercarse a byamusabaga Dios. kwegera Imana, mu gihe yabaga ashaka kwegera Imana kugira ngo aramye Imana ndetse agire icyifuzo ayigezaho, Teniendo un sacrificio, yabaga afite igitambo cy'ibyaha. por ejemplo, en el tiempo Nk'urugero, mu gihe de Adán y cya Eva, luego del pecado, Adamu ndetse na Eva, nyuma y'uko bari bamaze Dios gucumura, le dio pieles Imana yabahaye impu de un animal, z'inyamaswa, por lo tanto, itungo. un sacrificio, una bola Nuko rero habayeho igitambo, habayeho gupfa de un animalito por kw'agatungo ku bwa Adamu na Eva, Dios dado kugira ngo Imana con que cubrir ibashe desde ellos. gutwikira ubwambure bwabo, ubusa bwabo. Nuko hanyuma, nk'uko mwe mubibona, Cuando nacen ubwo Caín y Abel, Kayini na Abeli la bavukaga, revelación uguhishurirwa de un sacrificio kw'igitambo para cubrir los pecados. kugira ngo ibyaha bitwikirwe, uko guhishurirwa Abeli yari agufite. Caín no tenía esa revelación Kayini ntabwo yari afite uko y guhishurirwa. preparó un altar con flores, We yateguye igicaniro n'indabyo, preparó un altar, ariko Abeli we yateguye igicaniro, corderito, un animalito, agishyiraho umwana w'intama, agatungo katambwe n'Imana. ya ve, la de Caín, Iryo ni ryo muy bonito, itungo ryatambiwe Imana, iryo ni ryo ryabaye ituro rya Abeli. Irya Kayini cyari igicaniro cyiza hamwe n'indabo n'ibintu byo mu murima, imbuto zo mu murima, pero ariko Dios miró con agrado Imana la de Abel, yararebye inezezwa n'ituro rya Abeli, ryari ritunganye, ibyaha bye cubiertos con la sangre. byari bitwikiriwe n'amaraso y'icyo gitambo. Nuko rero yabashije kwegera Imana, nuko Imana ikamubona nta cyaha, kabone n'ubwo byari biri muri we, ariko byari bitwikiriwe kubera ko amaraso y'amatungo ntakuraho ibyaha. Ariko Kayini we Ese con yagaragaye un afite sacrificio, una igicaniro, ofrenda para Dios muy bonita, pero hariho sus pecados ituro estaban cubiertos con sangre. ryagaragaraga neza, igitambo n'ituro ryagaragaraga neza, ariko ibyaha bye ntabwo byari bitwikiriwe n'amaraso. Nuko rero ntabwo ituro rya Kayini ryanejeje El Imana. pecado no había sido cubierto. Icyaha ntabwo cyari cyatwikiriwe. Icyaha iyo gitwikiriwe n'igitambo, nuko amaraso y'ako gatungo ariko kashushanyaga igitambo cya Mesiya umutware, aricyo cyo kitagombaga gutwikira ibyaha, ahubwo cyagombaga kubikuraho mu mwuzuro. Noneho rero Imana yitegerezaga umuntu, ikabona uwo muntu afite igitambo cy'ibyaha bye, mu kuba yaramaze kwakira Mesiya nk'umucunguzi we,
ikamubona adafite ibyaha, kubera ko Mesiya igikomangoma cyangwa se umutware hamwe n'amaraso ye yakuyeho ibyaha, yarabihanaguye, nuko abisubiza kuri nyirabyo w'inkomoko, aho bikomoka kuri shitani. Kandi ntabwo hariho ikindi gitambo cy'ibyaha keretse gusa igitambo cya Mesiya umutware Yesu Kristo. Iyo niyo mpamvu umuntu runaka ugerageza kwegera Imana ariko atizeye igitambo cya Kristo ndetse n'amaraso ye asizwe biciye mu buzima bw'amaraso ari wo Mwuka Wera, umuntu noneho ibyaha aba bifite muri we, ibyaha bye, icyo gihe rero ntiyabasha kwegera Imana, ntabwo aba afite uburyo bwo kwegera Imana. Kristo ubwe yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo, kandi nta muntu waza kuri Data keretse anyuze muri njye. Bica muri Kristo, aho niho umuntu yabasha kwegerera Imana, nta bundi buryo bundi buhari. Ibyo muzasaba Data byose mu izina ryanjye nzabikora, niko Kristo yavuze. Murumva, byose bihuzwa na Kristo, izina rye ndetse n'igitambo cye ku musaraba igorogota. Ntabwo hariho, nta nubwo hazabaho ikindi gitambo cy'ibyaha. Kubera iki? Kubera ko kera iziriya shusho n'ingero, biriya bitambo by'ubutungo by'inyamaswa, aribyo byari ishusho n'urugero, byamaze gusohorera mu gitambo cya Kristo. Hamaze rero kuza kera icyo byashushanyaga. Biriya byari ishusho n'urugero bishushanya igitambo cya Kristo. Urupfu rwa Kristo rwo rwabaye icyo biriya byashushanyaga, byabaye ukuri kw'ibyo, aribyo byagaragaye ndetse bigashushanywa na biriya bitambo byakomeje kugenda bitambwa uhereye mu itangiriro ukageza muri iriya minsi ya Yohana Umubatiza ndetse no mu minsi ya Yesu. Kabone n'ubwo kubera ko batari bafite urusengero, ntabwo byari bifite agaciro, kubera ko mu rusengero hariya, urumva, ntabwo bari bafite urusengero rw'inkomoko rwa nyarwo, bari bafite urusengero hariya. Kabone n'ubwo rwemewe mu buryo bw'agahe kagufi kari temporere, nyuma hamwe n'urupfu rwa Kristo hasojwe ibitambo. Iyo niyo mpamvu hanyuma mu myaka nka 40 nyuma y'urupfu rwa Kristo, urusengero rwasenywe na Tito Vespasiano ndetse n'ingabo ze, nuko igitambo gihera ko gikurwaho. Nimba hatariho urusengero, noneho rero ntabwo habaho igitambo cy'amatungo kubw'ibyaha. Biriya byose byari ishusho n'urugero, biriya bitambo, kandi kera ishusho n'ingero byaratambutse. Uhereye ku rupfu rwa Kristo ugakomeza, noneho turiho mu gusohozwa kw'ibyo zirashusho n'ingero byashushanyaga. Niyo mpamvu Yohana Umubatiza igihe yabonye Yesu yavuze ngo, dore nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero kugira ngo umuntu yegere Imana agomba kuba afite igitambo, kandi igitambo cy'abizera Kristo ni igitambo cya Kristo ku musaraba igorogota, ndetse n'amaraso akatwezaho ibyaha. Ayo ni amaraso ya Kristo yamenwe ku musaraba igorogota, kandi Imana ikatubona tudafite ibyaha. Nuko rero icyo gihe tukabasha kwegera Imana, tukayisenga, tugasaba Imana, tukayiha ibyifuzo, tugaha ibyifuzo Imana, ndetse tukanatura Imana, tukayigaragariza ibitambo byo kwiramya no gusingiza Imana, tukaririmbira Imana, tugaha icyubahiro izina ry'Imana n'ibyo byose. Ibyo rero bikemerwa n'Imana. Ariko hatariho Kristo ntabwo haba hariho uburyo bwo kwegera Imana nk'uko byagendaga mu gihe cyatambutse. Kugira ngo begere Imana, umuntu byamusabaga gutamba igitambo cy'udutungo twabugenewe, aribyo byari byaragaragajwe bishyirwaho n'Imana bishingiye ku mategeko ndetse n'imigenzo n'amahame yatanzwe n'Imana yatangiye mu bahanuzi bayo, aribo babyakiraga binyuze mu guhishurirwa kw'Imana. Adamu yarabihawe ndetse n'Abeli, gutyo gutyo. Iyo niyo mpamvu bo batambaga amatungo ku bw'ibyaha. Nuko hanyuma Mose nyuma yubatse urusengero cyangwa se ingando,
aho umutambyi mukuru yajyanaga amaraso y'impongano ku munsi wa 10 ukwezi kwa 7 kwa buri mwaka, kugira ngo habeho kwiyunga kw'abantu biyunga n'Imana, kugira ngo biyunge n'Imana, nuko bityo bagire uburenganzira bwo kubaho undi mwaka wundi. Kubera iki undi mwaka wundi bitabaga ari iteka ryose? Ni kubera ko ibitambo by'amatungo ntabwo bitunganye, gusa byo byabaga ari ishusho n'urugero. Rero buri mwaka byabasabaga gutamba igitambo cy'impongano kubw'ibyaha, aribwo hibukwaga ibyaha by'abantu, abantu bakabyibuka kugira ngo babyihane, nuko uwo munsi bakababarirwa, kabone n'ubwo ibyaha bitakurwagaho, ariko byabaga bitwikiriwe n'amaraso y'iyo mpongano, bigaragaza mu buryo bwa gihanuzi nanone igihe ndetse n'igitambo cya Mesiya umutware, kugira ngo kizakureho icyaha cy'abantu, ndetse habeho no kwiyunga kw'ikiremwa muntu kiyunga n'Imana. Ukwiyunga k'umuntu yiyunga n'Imana bica muri Kristo, ariwe utwunga n'Imana, nk'uko ukwiyunga kuri temporere kw'agahe gato kwabagaho mbere y'urupfu rwa Kristo. Umutambyi mukuru niwe wakoraga uwo murimo akawusohoza, ari we wenyine rukumbi gusa wabashaga kwinjira hera cyane afite amaraso y'impongano, kugira ngo habeho ukwiyunga k'ubwoko bw'Abaheburayo biyunga n'Imana. Rero dushobora gutahura ko hanyuma mu gihe cyakurikiyeho, ubwo binjiraga mu gihugu cy'isezerano, bakomeje gukoresha ingando, ihema ariyo yari ifite impu n'ibindi nk'ibyo. Ariko hanyuma Imana yashyize ku mutima wa Dawidi ukubakwa kw'inyubako, urusengero nyamukuru. Ni ukubera ko Dawidi yari umuhanuzi, yari afite conscience ebyiri ziri hamwe, gutekereza ku buryo bubiri kuri hamwe, kandi yari umuntu wari ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Kandi Imana yoherezaga ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo by'umutima wayo, ikabyohereza ku mutima ndetse no mu bitekerezo biri mu mutima wa Dawidi. Hubatswe urusengero nyamukuru, Salomo yararwubatse. Umuhungu wa Dawidi ariwe wari ishusho n'urugero ashushanya Mesiya umutware, ndetse kandi yanicaye no ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, ariyo ntebe y'ubwami y'Imana ku isi, kandi iyo ni intebe y'ubwami bw'Imana ku isi. Igihe havuzwe ku kugarurwa k'ubwami bw'Imana cyangwa se kugarurwa kwa Isiraheli, haba harimo havugwa ukugarurwa k'ubwami bwa Dawidi ndetse n'intebe y'ubwami ya Dawidi, ariyo umuragwa wayo ni Mesiya umutwara igikomangoma. Rero nyuma yo kubakwa ndetse no kwegurirwa Imana urwo rusengero nyamukuru, ubwiza n'icyubahiro cy'Imana cyaraje, nuko ubwiza bwinjira mu rusengero, nuko butura ahera cyane hejuru y'isanduku y'isezerano, hejuru y'intebe y'ihongerero, hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Kandi ibitambo byagombaga gutambirwa muri urwo rusengero. Igihe urusengero rwasenywe bwa mbere, nyuma rwarongera rurasanwa mu gihe cyakurikiyeho imbere. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, icyo ubwoko bw'Abaheburayo bashoboraga gukora, kongera gusana urusengero. Ukubakwa kwari gukomeye, noneho rero no gusanwa kwari gukomeye muri buri gihe, ubwo urusengero nyamukuru rwabaga rwasenywe, nuko nyuma rukongera rugasanwa. Igihe rwasenywaga byabaga bitewe n'ibibazo by'abantu babaga bafitanye n'Imana, babaga bitandukanyije n'Imana, nuko bakinjira mu kuramya ibigirwamana. Aribyo byabaga ari kwigomeka ku Mana. Rero
uhereye mu gihe cyo kubakwa k'urusengero hariya i Yerusalemu, rwari urusengero hari i Yerusalemu, cyari mu gihe cy'umwaka wa 70 ku ngengabihe ya gikristo, nk'uko babyita hagati mu Bayahudi. Uhereye ubwo ugakomeza, ntabwo bigeze bagira urusengero ukundi. Nuko rero mu gihe cya Zerubabeli, mbere yuko rusenywa na Tito Vespasiano, havuga ko ubwiza bwa rura rusengero rwari rwarubatswe na Zerubabeli ndetse n'umutambyi mukuru Yoshua, ko ubwo bwiza buzaba ari ubwiza cyane kurenza ubwiza bwa mbere. Kandi uko niko bizamera. Uko niko nanone nyuma yuko hatangiye igihe cyangwa se dispensation y'ubuntu, igihe kigari cy'ubuntu, turabona turebye duhereye inyuma, duhereye ku rusengero duhereye mu gihe ubwo rura rusengero rwasenywaga, turabona ko hariya muri Isiraheli Abayahudi ntabwo bigeze bagira igitambo gitambirwa mu rusengero, kubera ko nta rusengero ruhari. Bityo rero mu gihe Imana yitegereje ibyaha byabo irabibona, kubera ko ntabwo hariho amaraso atwikiriye ibyaha byabo. Icyo rero nicyo cyakomeje kuba ikibazo, icyo Isiraheli yakomeje kugira uhereye ubwo hasenywaga urusengero hariya i Yerusalemu. Rero hariho urusengero rushya rugizwe, rwubatswe n'ibiremwa abantu n'abantu, ari ryo torero ry'Umwami Yesu Kristo, kandi rwakomeje kubakwa uva mu gihembwe ujya mu kindi kugeza rugeze muri iki gihe cy'iherezo, ubwo hubakwa ahera cyane, hubatswe n'amabuye mazima. Abantu, ibiremwa abantu, aribo bakira Kristo nk'umucunguzi wabo umwe rukumbi kandi ubakwiriye. Igihe ruzaba rwamaze kubakwa mu mwuzuro, hakuzura uwo murimo, ubwiza n'icyubahiro cy'Imana kizamanuka, ukugaragara kw'Imana kuzamanuka, kandi iyo azaba ari Imana, Umwuka wera, marayika w'isezerano, Mesiya, Kristo, umusigwa, aje ku itorero rye kandi aje ku bw'itorero rye. Kandi nk'uko igihe cyose habaho ahantu aho abizera bateranira mu isezerano rishya, itorero ari ryo ndetse urusengero rwo mu mwuka, ku munsi wa nyuma twamaze kubona ko imyaka ya nyuma 100 bakomeje kugenda bateranira mu nsengero, ndetse uhereye mu minsi y'intumwa y'abapotre habaga ari mu nyubako, yaba ari izikozwe mu mahema cyangwa se insengero zikoze mu mabuye cyangwa se mu mbaho, kugira ngo abariho bagirire ibiterane, ariho hitwa insengero. Mu Burayi no muri Amerika ruguru huzuye insengero z'abakristu zitwa amatorero. Kandi ku munsi wa nyuma abari mu bukristu, itorero ry'Umwami Yesu Kristo rigizwe n'abatoranyijwe intore z'igihe cy'iherezo, bafite isezerano ry'umuzuko, nimba baramaze gupfa, umuzuko bazukiye mu mibiri hawo ubwiza,
naho ku bariho ari bazima bafite isezerano ryo guhindurwa kuri abo bose. Nyuma yaho tukahamara iminsi 30 kugeza kuri 40 ku isi. Ibyo bizamera nko kuba turimo dutoza umubiri mushya uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri uhawe ubwiza wa Kristo. Abafilipi ibice 3:20 kugeza ku 21, ndetse no mu Bakorinto ba mbere ibice 15:49 kugeza ku 58, ndetse no mu Batesalonike ba mbere ibice 4:13 kugeza ku 21, ndetse n'ahandi hantu hatubwira kuri iri somo. Hatubwira ko bizaba ku mpanda ya nyuma, kubera ko impanda izavuga, nuko abapfuye muri Kristo bazazuka batabora, urumva bari mu mibiri hawe ubwiza. Abariho turi bazima tuzahindurwa. Muri iki gihe cy'iherezo nanone hari isezerano ariryo ryavuzwe na Reverend William Branham. Kandi mwibuke ko nk'uko Imana yakoreye muri Yesu Kristo igasohoza gahunda yayo ya kiriya gihe, Kristo ari mu mwuka we wera, urumva Imana iri imbere mu mwuka wayo wera, izaba irimo ikorera imbere mu itorero ryayo, ari ryo urusengero rwayo rwo mu mwuka. Kandi ibintu byose izaba irimo ikora, izaba irimo ibikorera imbere mu itorero ryayo, ikoresheje ibikoresho bitandukanye, aribo bazaba bari mu itorero ku munsi wa nyuma, nk'uko yagiye ihaba uva mu gihembwe kimwe ujya mu kindi mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi abo babaga barimo bakora bunze ubumwe n'intumwa ya buri gihe, nuko bityo bagakora ibyabaga bibugenewe muri buri gihe bashingiye kuri gahunda y'Imana. Muri iki gihe cy'iherezo dufite isezerano ry'uko Imana igiye gukorera imbere mu itorero ryayo. Urumva ko azaba ari Umwuka Wera arimo akoresha itorero rye ku munsi wa nyuma. Abantu bamwe wenda bashobora kuzavuga ngo ati ibi birimo birakorwa n'abantu runaka, abizera Kristo. Ariko abizera Kristo bo bazavuga ngo oya, ibi birimo birakorwa na Kristo abikoreye mu mwuka we. Imana iri mu mwuka wayo ibikoreye mu biremwa abantu, mu bantu, kubera ko ibyo ni byo Imana yasezeranije. Ijambo ryasezeranijwe ari ryo rigomba kuzanirwa ubuzima, rikagira ugusozwa kwaryo. Bityo rero niyo mpamvu azaba arimo akoresha ibiremwa abantu ku rwego ndetse bizageraho ubwo gahunda yose y'Imana izasohora. Kandi ku bijyanye n'inyubako dufite isezerano ry'uko hazabaho ikintu runaka cy'ingenzi cyane muri gahunda y'Imana kigomba gusohozwa, kigasohora. Kandi ndifuza kugira ibyo mbibutsa, nk'urugero hano ku rupapuro 120 mu gitabo cy'imirongo, paragarafe 1068. Haravuga
ese grande don. iyi mpano ikomeye Tratado de explicarlo nagerageje otros, kubisobanurira abandi explicar los otros. Y decir, kubisobanurira abandi mbabwira uburyo ikora explicar. kandi ibyo sinagombaga kubibasobanurira. Ntabwo byongeye gukora. Ntabwo yakora mu buryo butunganye ubu ngubu. Urumva, muri Rev William Branham ntabwo yagombaga kuba irimo imukoreramo mu mwuzuro mu buryo butunganye, ahubwo byagombaga kuba ari mu buryo bw'igice. Mutegereze ubwo iyi nama y'amadini izazana akarengane, nuko rero bizahera ko bibe. Iyo niyo mpamvu nzongera nkagaruka gusengera abarwayi. Gusa mfite ikintu kimwe mu buzima bwanjye, icyo umwami yambwiye kitari cyasohora kugeza n'ubu. Iyo ni ya nyubako cyangwa se ihema, hazaba harimo akumba gatoya, kandi bizansaba ko nzaba ndimo imbere, ndimo nsengera abarwayi. Ibyo kugeza n'ubu ntibyari byaba nkurikije ibyo nzi. Icyo ari cyo kintu kimwe rukumbi ngewe nzi. Ibi byari mu mwaka w'igihumbi 1964 mu kwezi kwa mbere itariki 20. Itariki 20 z'ukwa mbere muri 1964. Iyo niyo mpamvu Rev William Branham igihe cyose yagerageje guhindura ukuri, agasohoza rino yerekwa, akarihindura ukuri, akaba yagira ihema rinini, katedrali, kugira ngo asohoze ibintu byose yabonye muri ririya yerekwa. Nyuma hariho ahandi hantu ku rupapuro rw'148 muri iki gitabo cy'imirongo, paragarafu cyangwa se umurongo 13:24. Aravuga ati, ndifuza kugira ihema ryanjye, igikoresho nk'uko umwami yampaye iyerekwa. Urumva, yifuzaga kugira ihema katedrali nk'uko Imana yarimweretse mu iyerekwa. Kandi ndizera ko igihe gusa kiri bugufi ubu ngubu, urumva ko cyari cyegereje. Kandi ndifuza kubibona mu gihe ngira aha ngaha, kubera ko ntabwo turabasha kugera ubwo twagira ihema. We yarimo ashaka ubusobanuro, kubera ko ntabwo yari yakabasha kurigira ubwo yaryifuzaga. Nuko nyuma igihe tuzagenda, nk'uko twaje hano muri Jeffersonville, ahantu gusa tugomba kumara umunsi umwe cyangwa se iminsi 2 cyangwa se iminsi 3 cyangwa iminsi 4, nuko tukava hano, nuko tugashinga ihema, nuko tukagira ibyumweru 2 cyangwa se 3. Murabyumva? Gusa mwebwe nta muntu wabasha kugira icyo avuga kuri ibyo ngibyo. Dushobora wenda rimwe cyangwa se kabiri tugafata nk'isambu, wenda batatwemereye kuba, tugafata nk'ikibuga cya baseball, wenda batatwemereye no kubigira aho ngaho, tukaba twafata nk'umurima. Urumva, nk'umurima, isambu y'umuhinzi, hano hariho
isambu hanze mu buryo wenda yatwemerera kuba twahakoresha, tukahashyira muri iyo sambu, tukahashyira, urumva, bakahashyira ihema rinini rirayerekwa, ririya hema iryo yabonye akarihashyira. Ikintu kimwe gusa rukumbi ari cyo cyonyine tugomba gukorera hariya, kwaba ari ukuhashyira inyubako zacu hanze, nuko kugira ngo tuhagire ibikoresho byacu, urumva, ibikoresho, tukagira ibikoresho, kandi ibyo byashoboka, byakorwa bigashoboka, nuko hanyuma tugatangira kuhagirira amateraniro yacu gutyo, kuko bishingiye ku iyerekwa ry'umwami ko bigomba gukorwa muri ubwo buryo. Ni gute bigomba gukorwa? Nk'uko byerekanwe mu iyerekwa. Imana yatanze iyerekwa, kandi Imana niyo izakora, nuko igasiga itorero ryayo mu gace kabugenewe kugira ngo rikore muri iyo poroje, muri icyo gikorwa. Kandi hariho detaye nyinshi aho ngaho, amakuru menshi aho ngaho atabasha gutangazwa kugeza ubu, ariko ni ku munsi wa nyuma, mu gihe cy'iherezo, hazabaho itorero ariryo rizaba ririmo rikora muri iyi poroje, muri iki gikorwa, hamwe n'amatsinda yose n'abakozi b'Imana bose bazunga ubumwe kugira ngo bakore bashingiye kuri iri yerekwa, kuri iriya yerekwa ryeretswe Revera William Branham. Iriya ni poroje yo mu minsi ya nyuma, cyangwa se mu gihe cy'iherezo, ku munsi wa nyuma, ariyo izagaragara irimo isohozwa, bikozwe n'Umwuka Wera, arimo abikorera mu biremwa abantu, ubwo hazaba harimo habwiririzwamo ibijyanye n'igitabo gifatanishijwe ibimenyetso 7, hamenyekanishwa ibintu byose biri mu bimenyetso 7, ndetse hejuru ya byose ubwiru bw'ikimenyetso cya 7 ari bwo butigeze butangazwa mu gihe cya Revera William Branham. Ibyo bizaba ari ugukurura kwa gatatu kugira ngo habeho ukwigaragaza k'Umwuka w'Imana imbere mu itorero rye. Bizaba ari iby'umugisha ku itorero ry'Umwami Yesu Kristu, abizera Kristu, ku bari b'abanyabwenge, ku bari b'abapfapfa ndetse nabo, ku bari b'abanyabwenge bahabwe kwizera, guhishurirwa kubahesha guhindurwa no kujyananwa na Kristu mu birori by'ubukwe bw'Umwana w'Intama. Naho ku bari b'abapfapfa, aribo badafite amavuta, ni ukugira ngo bakire imbaraga, uguhishurirwa, kugira ngo ubwo bazaba barimo baca muri grande tribulation, mu kaga gakomeye, ubwo ariho bazaririra bakahekenyera amenyo, bazabashe gutanga ubuzima bwabo, babutange ku bwa Kristo. Bagomba guca mu kaga gakomeye abari b'abapfapfa bose, kubera ko bo ntabwo bafite amavuta, ubuzima bw'Umwuka Wera. Bityo rero ntabwo bigeze bavuka ubwa kabiri, kabone n'ubwo ari abakristo, kabone n'ubwo ndetse ari n'abari. Urumva ko ni abantu beza, abantu b'imfura, abantu aribo bakomeza bashikamye muri Kristo. Ndetse nanone bizaba ari n'ubuhamya ku b'isi, ku bazimiye, barimbutse, aribo badashobora gukizwa,
ariko bazabona ukwigaragaza kw'imbaraga z'Imana ndetse n'ijambo rizaba ririmo rivugwa muri uko kwigaragaza, ubwo ibyago bizaba birimo bitangazwa. Urumva, hazaba harimo hatangazwa hamenyekanishwa ibintu bigiye kuzira isi, biriya bihano by'Imana bigomba kuzira isi. Ubukozi bw'imyera ibiri bwa Mose ndetse na Eliya buzaba buri hariya. Ubukozi bwa Kristo bwa Mesiya buzaba buri hariya nabwo, burimo bukorwa n'Umwuka Wera, ari we wenyine ufite ubukozi, kandi akaba ari gukora agasohoza ubukozi abusohoreje mu biremwa abantu. Icyo ikimenyetso cya gatandatu kizaba ari cyo ku Bayahudi, nicyo kizaba ari cyo kimenyetso cya karindwi ku itorero, ku bizera Kristo. Kandi aho ngaho ntabwo turi busobanureho byinshi, ahubwo bizaba imbere mu gihe kizakurikiraho, mu kindi gihe, cyangwa se mu gusohozwa kw'iyerekwa ry'ihema. Bazaba ari abanyamahirwe abo bose bazaba barimo bakora muri iyo proje y'Imana. Ni proje y'Imana kandi igomba gusohozwa, igakorwa nk'uko yerekanwe mu iyerekwa, niko bivugwa na Reverend William Branham. Ndetse aravuga ngo kugeza icyo gihe byari bitarasohora, we yarimo abihanura avuga ibyo yeretswe ari byo byagombaga kuzasohozwa bigahinduka ukuri muri fitire mu hazaza. Nuko rero imbere mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo hazasohorera iryo yerekwa. Hazabaho ihema rinini, katedrali, ariryo rizaba ari ry'umugisha ku bizera Kristo bose. Kandi mwumve, mu gihe ibyo bisohoye, noneho rero abo bazaba barakoze muri iyo proje, muri icyo gikorwa, bazashimira Imana mu kuba barahindutse ibikoresho by'Imana muri iyo proje, muri icyo gikorwa. N'ihirwe rimwe rukumbi, kubera ko nyuma y'iyi proje ntabwo hari hindi ifatika igomba gusohozwa ku bw'ineza n'inyungu y'ubukristo bwose, y'abari b'abanyabwenge ndetse n'umugisha ku bari b'abapfapfa cyangwa se batagira ubwenge nk'uko bamwe babita. Nanone Isiraheli izabona uko kwigaragaza, kubera ko ubwiza bwa nyuma buzaba ari bugari cyane buruta ubwiza bwa mbere, ubwo twabonye mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo hagati mu Bayahudi, hariya mu gihe cya Mutagatifu Petero, ndetse no mu zindi ntumwa, ndetse n'izindi ntumwa mu gihugu cya Isiraheli, kubera ko hariya niho ubukristo bwavukiye. Ni umwe mu migisha iyo abanyamahanga bakiriye iturutse ku Bayahudi. Ariyo mpamvu abakristo bagomba kuba barimo bashimira neza Imana ndetse bashimira n'Abayahudi, kandi bagasengera Abayahudi, bagasenga Imana basengera Abayahudi kugira ngo Imana ibafashe, ibabature mu kaga kose, kandi baha umugisha, kandi vuba Mesiya igikomangoma umutware agaragare kuri Isiraheli. Nuko Imana ibafungura, ibahumura amaso yabo yo mu mwuka, nuko bamubone ndetse bamwakire, kugira ngo bityo vuba ubwami bw'Imana bugarurwe muri Isiraheli, kandi ubwami bw'Imana bugarurwe kuri Isiraheli, ubwo Yerusalemu izahinduka umurwa w'ubwo bwami, aribwo buzaba ari ubwami bw'isi yose. Kandi teritwari, agace kose ka Isiraheli kazahinduka district federal, cyangwa se intara y'umurwa mukuru. Urumva ko nk'igihugu Isiraheli izaba ari umutwe w'ibihugu byose, izaba ihagarariye ibihugu byose. Intumwa Mutagatifu Pawulo ubwe avuga mu Baroma capítulo 4, ibice 4, verso 13, umurongo wa 13.
kuko amategeko atari yo yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose, ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Umuragwa w'isi, urubyaro rw'Aburahamu ni Mesiya umutware, ari we muragwa w'isi yose mu mwuzuro. Saba, nzaguha amahanga ngo abe umurage, amahanga yose abe umurage wawe. Zaburi ya 2. Kandi uzayaragiza inkoni y'icyuma. Iyo ni zaburi ya Mesiya. Zaburi ya 2, umurongo wa 5 ugakomeza, haravuga ngo, umurongo wa 6, iti ni jye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni, umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko, Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Nsaba, nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe. Nsaba, nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, n'abo ku mpera y'isi ngo ubatware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Urumva ko nimurebe uyu mugisha uburyo ukomeye cyane uwo Isiraheli izagira, ndetse n'abari mu Bukristo, itorero ry'Umwami Yesu Kristo, ubwo Mesiya umutwara igikomangoma azaba umuragwa w'isi yose mu mwuzuro. Kandi kubw'iyo mpamvu azayobora isi yose mu mwuzuro uhereye Yerusalemu. Ariyo mpamvu nk'uko mu bihugu byose umutwe w'icyo gihugu aba ari kapitali, umurwa mukuru, kandi umutwe wa Isiraheli ni Yerusalemu, kapitali cyangwa se umurwa mukuru. Ariko kubera ko ubwami buzaba ari ubwami bw'isi yose, kandi kubera ko umwana w'umuntu Mesiya umutwara igikomangoma ari umuragwa w'isi yose, nk'umwana w'umuntu ni umuragwa w'umubumbe w'isi wose mu mwuzuro. Nuko rero ubwami bwe buzaba ari ubw'isi yose, ndetse kubw'iyo mpamvu igihugu cy'umutwe gikuriye ibindi bihugu byose azaba ari Isiraheli. Nimwumve fitire cyangwa se ahazaza h'ubuhanuzi hagaragajwe mu buhanuzi ha Isiraheli. Ntacyo bivuze ibibazo Isiraheli yaba irimo icamo. Ahazaza hayo mu buhanuzi bwa Bibiliya naho ubwiza, kandi ibyo biregereje, biri hafi cyane guhinduka ukuri iki gice cy'ubu buhanuzi. Rero ku bijyanye n'itorero ry'Umwami Yesu Kristo, iherezo ryayo naryo rizaba ari iry'ubwiza. Iherezo ryaryo rizaba ari iry'ubwiza. Hazaza ubwiza bw'Imana buzaba buri hagati mu itorero ryayo ku munsi wa nyuma, mu gusohozwa kw'ihema rinini katedrali ariryo ryeretswe Reverend William Branham, aho muri ryo gukurura kwa gatatu niko kwiswe na Reverend William Branham, ndetse na marayika wamwiyeretse ndetse akanamuyobora. Ibyo bizahinduka ukuri. Aravuga ati, muri ibyo ijwi, ku rupapuro rwa 471 mu gitabo cy'ibimenyetso, aravuga ngo muri ibyo ijwi ryarambwiye ngo ntabwo wakigisha ibintu by'indengakamere impinja z'abapantekote, bareke. Nuko ahera ko aranzamura anshyira ahantu hirengeye hejuru cyane, ahari hari igiterane, ndetse hasaga nk'ihema cyangwa se
de catedral. inyubako ya katedrali Y naritegereje hacia un lado parecía que había una kandi mu cajita, ruhande un hari lugar akantu pequeño, o sea, karito gatoya ahantu hatoya cuartito, urumva akumba gatoya en una carpa gigante, mu ihema rinini cyane un cuartito akumba gatoya de 20 por 12 ka o 12 por makumyabiri 20. kuri 12 cyangwa se 12 kuri 20 intambwe 12 ku ntambwe 20 urumva aproximadamente 12 kuri 20 mu buryo nk'ubwo ako rero kazagaragara ari gato cyane imbere mu ihema rinini katedrali nk'uko we yabibonye muri ririya yerekwa. Ahora, nuko rero recuerden que la mwibuke ko isezerano es ni del que la materializa. iry'urisohoza uwo nguwo urisohoza. Hay muchas promesas en la Biblia, hariho amasezerano menshi muri Bibiliya, pero y decimos ariko al cantar todas ndetse las promesas del Señor, mías son. tuvuga turirimba ngo amasezerano yose y'umwami ni ayanjye, Pero el que ni ayacu la twese, materializa, la cristaliza, ariko ubasha kuyasohoza akayahindura afatika ayo abaraye, uwo niwe ubihindura ukuri mu buzima bwe. y esa luz que ustedes kandi uriya mucyo uwo mwebwe mubona ku ifoto warimo uvugana n'undi muntu wari uri hejuru hisumbuyeho yaho narindi, yagiye aguruka aturutse aho narindi, nuko aragenda ajya ku ihema, nuko arambwira ngo tuzahurira hariya, biriya bizaba ari ugukurura kwa gatatu, kandi ntukagire n'umwe ubibwira. Ntabwo ntukabibwire n'umwe. Kubera iki? Kugira ngo hatabaho urwiganwa, kubyigana. Kabone n'ubwo igihe cyose hagiye habaho ukwigana, ariko ntabwo babasha kubyigana mu mwuzuro, bazatsindwa mu kintu runaka. Kandi hariya kuri Sabino Canyon, ibyo byabaye igihe inkota yagwaga mu kiganza cye, ariko mu by'ukuri ntabwo yari inkota ifatika yaha ku isi, ahubwo byari mu iyerekwa, kandi ni inkota yo mu yindi dimansiyo, mu kindi kirere. Kandi inkota ishushanya ijambo ry'Imana. Hariya muri Sabino Canyon yarambwiye ngo uku ni ugukurura kwa gatatu. Hariho ibintu bitatu bikomeye cyane biherekeza gukurura kwa gatatu. Kimwe muri byo cyarahishuwe ejo hashize, ikindi none hasigaye kimwe kidashobora gusobanurwa kubera ko cyari mu rurimi ntarinzi, ururimi rutari ruzwi na Revera William Branham. Urumva rero ko ntabwo byari Icyongereza. Inkuba zumvikanishije amajwi yazo mu buryo bwihuta bwikurikiranya, kandi byo ni mu rurimi rutari ruzwi. Nuko rero rutari ruzwi na Revera William Branham, ntabwo cyari Icyongereza rero. Kandi inkuba za marayika ukomeye imanuka aturutse mu ijuru mu byashi ibice 10 ni ijwi rya Kristo rya Mesiya, ijwi ry'Umwuka Wera arimo avuga ku munsi wa nyuma, avugisha itorero rye, ari imbere mu itorero rye, nuko nyuma akavugisha n'ubukristo bwose ndetse n'ibiremwa abantu bose. Iryo ni ryo jwi rya Kristo ririmo rivuga mu buryo bwihuta bwikurikiranya mu gihe cy'iherezo. Nuko rero hagomba kubaho igihembwe cy'itorero, igisekuru. Twavuga ngo igisekuru, igihembwe, kubera ko 7 byamaze gutambuka hagati mu banyamahanga byararangiye. Noneho rero twarazamutse nk'uko twaje tugenda baje bagenda bazamuka bava mu gisekuru kimwe bajya mu kindi. Noneho tuzamuka mu gisekuru cy'iteka, igisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka, igisekuru cyo kuza kwa Mesiya, igisekuru cyo kuza kw'ibihe bikomeza imfuruka, Yesu Kristo. Ibuye iryo abubatsi banze ari ryo rihinduka ibuye rikomeza imfuruka. Iryo ni ryo risoza itorero ry'Umwami Yesu Kristo, ukuza k'Umwami ku munsi wa nyuma.
Pero estuve allí parado ariko y lo narindi miré hariya mpagaze directamente. nuko Y nitegereza esa es umujyi la umwe. tercera etapa. Lo que Uku ni viene. ugukurura kwa gatatu El niko Espíritu kuje, Santo de Dios. umwuka wera w'Imana. O sea que lo que viene Urumva ko haje es el Espíritu Santo de Dios llevando a ni cabo la umwuka wera obra w'Imana uje arimo correspondiente al asoza tiempo umurimo wagenewe ku munsi wa nyuma. Azaba ari del umurimo Espíritu Santo. Oh, w'umwuka hermano, wera. por eso, Oh porque mwene todo el data, cielo estuvo iyo niyo mpamvu en ijuru silencio. ryose ryabaye mu ituze. Eso es Ibyo la verdad de Cristo a su iglesia, ni ukuza kwa Kristo aje ku itorero rye para darle la fe para ser transformados. kugira ngo arihe kwizera kurihesha guhindurwa, nuko bityo arijyane mu birori by'ubukwe bw'umwana Y w'intama. ahora podemos ver cómo la tercera Rero etapa, dushobora kubona buryo ki gukurura kwa gatatu kuriya kwigaragaza kw'Imana mu mwuzuro wayo wose. lo encontramos Nuko rero turabibona ko en el cumplimiento de la visión bizaba mu gusohozwa kw'iyerekwa ry'ihema. para una carpa catedral. Hazabaho ihema en la katedrali cual se van a ari cumplir ryo todas estas promesas de una gran carpa rizaberamo ugusohozwa y de la manifestación kw'aya masezerano yose y'ihema rinini katedrali ndetse no kwigaragaza kw'Imana mu mwuzuro wayo wose. Nuko rero ubwiza n'icyubahiro cya nyuma ku munsi wa que nyuma la primera. buzaba ari bugari kurenza ubwa mbere, birenze ibyabaye mu gihe cy'intumwa. Por eso, Iyo niyo mpamvu en la restauración de la iglesia del Señor Cristo, mu kugarurwa no guhemburwa kw'itorero ry'umwami Yesu Kristo, aho hazaza umusozo w'itorero con la rye gloria de Dios, la gloria usozanywe de n'ubwiza Cristo, bw'Imana, ubwiza bwa Kristo manifestada en toda su plenitud. bwigaragaje mu mwuzuro wabwo wose. Cuando los judíos vean eso, Mu dirán, gihe abayahudi bazabona ibyo bazavuga ngo ibi el que nosotros, kandi uyu niwe twebwe twari dutegereje. por lo tanto, Nuko rero la visión de la gran carpa catedral tiene un propósito. iyerekwa ry'ihema rinini katedrali rifite intego kw'itorero umugeni ry'umwami Yesu Kristo, ari babo bazahindurwa, Insensatas, ndetse no ku bari b'abapfapfa muri wa mugani w'abari 10 por el capítulo uwo umwami yatanze mu bice le voy a dar el capítulo exacto. ngiye kubaha icyo gice neza. Makumyabiri na gatanu, ibice 25 muri Matayo, umurongo wa mbere kugeza kwa 13. Y al final dice, ku musozo aravuga ngo velad pues, nuko porque no sabéis el día mube ni la maso hora en que kuko el Hijo del mutazi Hombre umunsi ha de venir. cyangwa igihe umwana w'umuntu agomba kuziramo. Y Lucas dice, Mutagatifu Luka aravuga ngo que seáis tenidos por dignos de evitar ati musenge kugira ngo muzabashe gucika ibi bintu byose bigiye kuzira isi, nuko mwemererwe guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. San Lucas, Luka capítulo 21. ibice 21 umurongo wa 25 kugeza kwa 36, Y también el capítulo ndetse no mu bice 18 umurongo wa 8 dice, cuando el Hijo del Hombre aravuga ngo hallará mu gihe perdón, umwana w'umuntu azaza, ese azasanga kwizera kukiri mu isi? o sea, Urumva que para ese tiempo final tenemos ko grandes muri iki gihe promesas, cy'iherezo tuhafite amasezerano akomeye cyane las cuales aturutse van ku a Mana, ser cumplidas ariyo agiye gusohora, agasohorera imbere mu itorero ry'umwami Yesu Kristo del kubw'umugisha cristianismo, w'ubukristu del judaísmo, n'iyobokamana rya y de Kiyahudi, todas las personas ndetse n'abantu bose que despertarán. bazakangukira ukuri. Despierta de tu que Kanguka wowe duermes, usinziriye, levántate de entre los muertos, haguruka uve mu bapfuye, Kristo. nuko Kristo akumurikire. desde que el ser humano pecó, Uhereye igihe ikiremwamuntu cyangwa se umuntu yacumuye mu ngobyi ya Edeni, Adamu na Eva barapfuye ku bugingo bw'iteka ryose, vida temporal, basigarana gusa ubuzima buri tamporere bw'agahe gato. Iyo niyo mpamvu rero ibiremwa han abantu sido muertos bakomeje kugenda bapfa
nuko bagahabwa umuzuko wo mu mwuka igihe bakiriye Kristo, barakanguka bakazukira mu bugingo bw'iteka ryose biciye mu kwakira Kristo, nuko bityo bakakira ubugingo bw'iteka ryose. Umuzuko, ukuzuka, bazukira mu bugingo bw'iteka ryose, umuzuko w'ubugingo, kuzuka ko mu mwuka. Nuko nyuma haje umuzuko ufatika w'umubiri ufatika, kubw'umubiri ufatika, ubwo buri mwizera wese azahabwa ubuzima, ubugingo bw'iteka ryose bw'umubiri ufatika. Ubu kera dufite ubugingo bw'iteka ryose mu bugingo ndetse no mu mwuka, turabura ubugingo bw'iteka ryose bw'umubiri ufatika. Urumva, ubucunguzi bufatika bw'umubiri ufatika, adoption, aribwo bucunguzi bw'umubiri. Hamwe no kuza kwa mbere turabona ko hasohozwa gahunda y'ubucunguzi bw'ubugingo mu gice cyo mu mwuka cy'imbere. Rero igice cya kabiri cya gahunda y'ubucunguzi ni igice kifatika, aribwo tuzahabwa ukwizera duhesha guhindurwa ndetse no kujyananwa na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama, aribyo bizaba biganisha ku kuza k'umwami aje ku itorero rye, aricyo kimenyetso cya karindwi. Igihe gihishuriwe itorero, nuko rero noneho abo ngabo bagiye kuzahindurwa bakiri bazima bazakira, bahabwe ubwo bumenyi, kandi bazitegura, bitegurire uguhindurwa, bazagira ukwizera kubahesha guhindurwa. Iyo niyo mpamvu intumwa Pawulo atwigisha ko kuza k'umwami ku itorero azaba ari kubwo guhindurwa kwacu. Aravuga mu Bafilipi ibice 3:20 kugeza kwa 21, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Kubera iki dutegereje ukuza k'umwami? Ni kubwo guhindurwa kwacu, adoption y'umubiri, ubucunguzi bw'umubiri. Rero muri iki gihe itorero ry'umwami Yesu Kristo, ubukristo, bazagira ugusohozwa kw'iyerekwa ry'ihema byoroshye nk'uko ubwo ubwiza n'icyubahiro cy'Imana bizaba birimo byigaragaza imbere mu rusengero rwe rwo mu mwuka, mu itorero rye ku munsi wa nyuma. Kandi ibyo azaba ari ukwigaragaza ko gukurura kwa gatatu, aho muri ko ijambo rivuzwe rizasohora. None se byose bizatangira gute? Ntabwo tubizi, ariko bigomba gutangira hashyirwaho urufatiro, ijambo mbere na mbere. Nuko nyuma ibimenyetso bizagaragara mu gihe Imana ibyifuza, irimo ishyigikira iryo jambo ryasezeranijwe, ubutumwa bw'ijwi rikomeye ry'impanda, cyangwa se impanda ya nyuma, cyangwa se impanda ikomeye yo muri Yesaya ibice 27:13, ndetse n'ijwi rikomeye ry'impanda ryo mu Bakorinto ba mbere ibice 15:49 kugeza kwa 58, ndetse no mu Batesalonike ba mbere ibice 4:11-13 kugeza kwa 18, ndetse no mu Bafilipi ibice 3:20 kugeza kwa 21. Twarimo tureba isezerano ry'iyerekwa ry'ihema ndetse n'intego iyo Imana ifite
ifite ku bijyanye n'uko gusohozwa cyangwa gusohozwa mu buryo bufatika kw'iryo yerekwa ry'ihema rinini katedrali. Niba Imana yareretse Reverend William Branham ikarimwereka ririmo rikorerwamo, noneho rero rizagaragara, kuko ibiboneka byaremwe mu bitaboneka. Mbere na mbere biremerwa mu yindi dimension, mu kindi kirere, nyuma bigasohora mu buryo bufatika muri iki kirere cyaha ku isi, byoroshye nk'uko amasezerano ndetse n'ubuhanuzi imbere kandi kubwa ndetse kubw'ihema rinini katedrali, iyerekwa ndetse bishingiye ku iyerekwa ryeretswe Reverend William Branham. Bityo rero hariho imigisha ikomeye cyane igenewe abizera Kristo bose bo mu isi yose mu mwuzuro, igenewe ndetse n'Abayahudi, ndetse igenewe n'abo bose bazabyizera ku munsi wa nyuma mu kuza k'umwami, ubwo bizahinduka ukuri, nuko agahishura iryo banga, ubwo bwira bukomeye abuhishurira itorero ry'umwami Yesu Kristo. Rero isi yose mu mwuzuro izababwaho n'ingaruka, izakorwaho n'ingaruka z'ubu buhanuzi, hamwe n'uko kwigaragaza kw'icyubahiro n'ubwiza bw'Imana, ubwiza bwa Mesiya mu buryo bwo mu mwuka bizanyeganyeza isi yose mu mwuzuro, babisobanukirwa cyangwa se batabisobanukirwa. Ntabwo ari abantu bose bazabisobanukirwa, nka kuriya byabaye mu gihe cya Adamu no mu gihe cya Abeli ndetse na Kayini. Adamu, inyigisho Adamu yazanye uwazisobanukiwe ni Abeli biciye mu guhishurirwa kw'Imana, ariko Kayini ntiyazisobanukiwe. Nyuma Seti yaje kubisobanukirwa, ariko abakomoka muri Kayini ntibabisobanukiwe. Mu gihe cya Nowa, uguhishurirwa kw'Imana yaragusobanukiwe, gahunda y'Imana Nowa yarayisobanukiwe, ariko bariya bisi barimbuwe mu mwuzure ntibabisobanukiwe, nuko bararimbuka. Nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa, nk'uko byagenze mu minsi ya Loti, uko niko bizagenda mu kuza k'Umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma. Uko niko bizamera Umwana w'umuntu aje, niko bivugwa na Kristo muri Matayo ibice 24:34 kugeza ku 39, ndetse no muri Luka ibice 17, ndetse no mu bice 21 bya Luka. Turi mu gihe ubwo ubuhanuzi bwa Bibiliya bujyanye no ku munsi wa nyuma bwamaze gutangira gusohora, kandi ubu bwiru bwa Bibiliya burimo ubuhanuzi bw'abahanuzi bo mu isezerano rya kera, ndetse n'ubutumwa bwa Yohana Umubatiza n'ubwa Yesu, ndetse n'ubw'intumwa, kugeza no ku gitabo cy'ibyahishuwe, ndetse n'ubutumwa bwatanzwe n'Umwuka Wera butangiye muri Reverend William Branham mu buhanuzi bujyanye no ku munsi wa nyuma, ari bwo bwamaze gutangira urwo rugendo rwo gusohozwa kwabwo. Nuko rero dushobora kubona ko ibyiringiro bimwe rukumbi gusa bihari ku kiremwa muntu ni ukuza k'umwami. Umubumbe uyu mubumbe uri mu kaga gakomeye, imitingito yo ku musozi, imitingito yo mu mazi za tsunami, ibirunga, mu bihugu hari intambara n'impuha z'intambara. Ibyo byose ni ibise byo kuramukwa kugira ngo habeho kuvuka ku isi nshya, isi nshya igenewe Mesiya ndetse n'ubwami bwe. Kandi itorero rifite ibise byo kuramukwa kugira ngo ribyare Kristo. Ibintu byose birimo biba ni ibise byo kubyara, byo kuramukwa, ari byo
mu gihe bibaho, mu gihe umugore aba atwite nuko hakagera igihe cyo kugira ngo abyare, ibyo bise nta n'umwe wabyifuza, nk'uko n'ibise byo kubyara byo kuramukwa by'isi ibihugu ntibibyifuza. Imitingito yo ku musozi, n'imitingito yo mu mazi, n'ibirunga ndetse n'ibibazo byose ntabwo ibihugu bibyifuza, ndetse n'intambara n'impuha z'intambara ndetse na violence, akarengane hagati mu biremwa abantu. Urumva ko igihe cy'iherezo cyangwa se igihe gisoza ni igihe cy'ibibazo bikomeye, ariko nanone ni n'igihe cy'imigisha ikomeye y'Imana. Nuko rero ntabwo twebwe twahanga amaso ibibazo kugira ngo ducike intege, ahubwo duhanga amaso imigisha isezeranijwe abizera Imana, abizera Kristo, abizera ijambo ry'ubuhanuzi ari ryo ridusezeranya rikadutangariza imigisha ikomeye cyane igenewe abizera Kristo bose, kandi imigisha ikomeye nayo igenewe ndetse n'ubwoko bw'Abaheburayo. Abayobozi ndetse n'ibihugu n'abayobozi babyo batabizi, babisobanukirwa, bazizera ko Isiraheli igiye kuba umutwe w'ibihugu byose, ndetse bose n'abayobozi babo ba politike bazabaza Isiraheli, bayibaze ngo urashaka iki, urifuza iki, n'iki twakuzanira, kubera ko n'ubukungu, agaciro k'ubukungu bw'isi, ubukungu bw'isi buzaba buri muri Yerusalemu. Ibyanditswe bivuga ko ibihugu bizazana ubutunzi muri Yerusalemu. Havuga ko ibihugu bizazana ubutunzi muri Yerusalemu. Nuko rero kizaba ari cyo gihugu kizaba gikize cyane kurenza ibindi bihugu byose, kandi ibyo ni kubw'ihame ridakuka ry'Imana, kubera ko Imana igiye kuzaba iri muri Yerusalemu, iyoboreye muri Mesiya, umutware igikomangoma mu bwami bwa Mesiya, ndetse hanyuma no mu iteka ryose. Amasezerano n'ubuhanuzi muri yo afitanye isano n'ihema rinini, katedrali. Kuri njyewe ryabaye ihirwe kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiho mbagezaho ubuhamya bw'aya masezerano, bw'ubu buhanuzi bufitanye isano n'ihema rinini, katedrali. Ndimo mbagaragariza imigisha yose izaza ubwo hazaba harimo hasohora iyerekwa ry'ihema rinini, katedrali. Ubwo muri ryo abo ngabo bazakora muri iyo poroje y'Imana bazavuga ngo njyewe mfite umugabane muri iyi poroje, muri iki gikorwa narakoze mu buryo runaka cyangwa se mu buryo runaka, kandi nshingiye ku buryo ki Imana yampaye gukora. Nta muntu n'umwe wifuza gusigara hanze y'uyu mugisha. Nuko rero tube turimo dukora, abizera bose barimo bakora mu rwego rw'ikirenga ruri maximum, twiyongeremo imbaraga kandi duhinduke intwari, kubera ko ibyo ni iby'ingenzi. Nk'uko Imana yabwiye Yoshua ati, komera gusa ushikame kandi urushaho kuba intwari. Igihe hakenewe ko umuntu arushaho kuba intwari, ni ukubera ko haba hariho ibibazo, haba hariho intambara. Nuko umuntu akiyongeramo imbaraga, kubera ko hamwe no kwiyongeramo imbaraga nibwo noneho uba ushobora kubasha gusohoza igikorwa kijyanye n'igihe cy'iherezo. Byabaye mbere y'uko bambuka bagana mu gihugu cy'isezerano, ubwo baciye mu minsi runaka, nk'iminsi 3, babona kugera mu gihugu cy'isezerano. Nibwo Imana yabwiye Yoshua, umusimbura wa Mose, ati, Mose umugaragu wanjye yamaze gupfa,
nuko iherako a Josué, iha inshingano Yoshuwa, iramubwira ngo solamente que te esfuerces komera kandi ushikame urusheho kuba intwari, kuko uzambukana aba bantu ukabajyana mu gihugu cy'isezerano. Yoshuwa ashushanya umwuka wera, ari wo uzajyana abizera Kristo akabageza mu gihugu cy'isezerano mu mubiri mushya kandi uhawe ubwiza, ndetse no mu gihugu cy'isezerano cy'ubwami bw'Imana, ubwami bwa Kristo. Ni byiza mukomeze mugire umugoroba w'umunezero, mwebwe abari aha ngaha ndetse n'abandi bari mu bindi bihugu, kandi turi mu gihe cy'iherezo. Noneho rero turakora mu murimo w'umwami, kubera ko ibikoresho ibyo Imana izaba irimo ikoresha ni abagize itorero ry'umwami Yesu Kristo, kandi abo bose bazunga ubumwe, bihuze, bakore muri poroje y'Imana ijyanye n'igihe cy'iherezo, ndetse no mu zindi poroje, mu bindi bikorwa byose bihari mu itorero ry'umwami Yesu Kristo, ari byo bigomba gukorwa, bigasohozwa izo poroje zigomba gusohozwa. Reka mbasigane na Revera Jose Benjamin Perez kugira ngo akomeze, nuko asoze muri uyu mwanya. Icyampa ngo Imana ibamugisha kandi barinde, tuzabona nejo Imana nibishaka, ubwo nzaba ndi kumwe namwe bundi bushya. Mwese mukomeze mugire ijoro ry'umunezero, mwuzuye imigisha ya Kristo umucunguzi wacu. Imana ibaha umugisha.